niryo kuri, uberesha ukuri ijambo ryawe niryo kuri. Nibakongeza umuriro ukaka kuva i Watenberg ukageza i Womuzi, ibirimi byawo bikagera no ku ijuru, nzawunyuramo mu izina rya Yesu Umukiza, nkomeza nongeye kubasuhuza, mbahaye ikaze. Umuntu n'amaro bituruka umwami bikomeze kubana. Njyewe amazina nk'uko bisanzwe nitwa Urinzwe n'Imana Faustin, nkaba mbagezaho gahunda ya Byanditswe Ngo. Ariko uyu munsi nifuje ko yongera irindi jambo rikuvugwe. Aba benshi iyo babajije igisobanuro cy'ukuri bakubwira yuko ngo ukuri ni ikinyoma gihuriweho n'abantu benshi. None se muvandimwe, wowe usobanura ukuri gute? None se niba ukuri ari ikinyoma gihuriweho n'abantu benshi, nujya kuvuga ukuri uzavuga ikinyoma cyangwa uzavuga ukuri? Ariko ndimo ndashaka kubabwira ukuri nyako, icyo Bibiliya yise ukuri, na Yesu ubwe yasobanuye ukuri ko ariko. Sinzi rero niba abantu basobanura iryo jambo gutyo, icyo gihe na Yesu ibyo yaba yaravuze byaba ari ibinyoma. Bivuze ngo dushatse kunyomoza Imana ntaho twaba turi, kubera ko Yeremiya yavuze amagambo akomeye, ntabwo ikibumbano gishobora guhakanya uwakibumbye uko yabishatse. Rero niba dushobora guhakanya Imana, ubwo ngubwo ntabwo turi ab'Imana. Ariko n'ubundi iyo umuntu adakurikiza amagambo y'Imana aba akomoka kuri Satani, kubera ko Yesu yarabivuze muri Yohana igice cya 8 abwira abantu bari bamuteze amatwi, arababwira ngo mukomoka kuri so Satani, kuko ibyo akunda ari byo murarikira. Rero muvandimwe, niba uyu mwanya turi kumwe ukaba ukunyumva, ukaba ukurikirana ino channel, ndakurarika kugira ngo ubashe kumva ukuri cyari kandi Uwiteka gushoboze gusobanukirwa n'icyo ukuri ko icyo ari cyo. Hanyuma wirinde kugenda ukuvuga uko abandi bakuvuga, ahubwo uzakuvuga uko Yesu yakuvuze. Nyemerera mbere yuko dukomeza tubanze dusenga Imana. Mana yacu, Data wa Yesu, uradukunda, turabizi neza, ni nayo mpamvu tugihumeka tubasha kumva neza icyo uri kutubwira muri aka kanya. Niyo mpamvu tugusabye imbaraga zo kugira ngo uduteze intambwe zo kuva mu cyaha, kubera ko mu byaha niho ababyeyi bacu batubyariye. Ndagusaba nkwinginga kugira ngo urandurire kamere muri twebwe, byose mbisabye nizeye mu izina rya Yesu, amen. Murabizi neza nababwiye ko dusoma Bibiliya umurongo ku murongo, ariko twahereye mu gitabo cy'Itangiriro. Rero uyu munsi turi mu Itangiriro igice cya 10, ariko ku munsi w'ejo nababwiye amateka y'uwo bita Nimurodi, mbabwira n'uburyo muri iki gihe hariho isibaniro ry'idini, cyangwa bamwe bavuga ukuri ariko abandi ntibakwemere. Bivuze ngo icyo ni ikibazo gihari cy'intambara mu madini, nyamara Bibiliya abantu bafite n'imwe. Niyo mpamvu wowe nkurikiranye nakurarika kugira ngo mu biganiro ntegura nyuzaho hano, ndagusaba nkwinginga kugira ngo niba hari ahantu nakoze ikosa, bibaho, birashoboka, wowe ushobora kwandika muri comment, hanyuma ukambwira ibyo ngibyo tukabikosora, tukabitangaho umucyo. Ariko icyo ndifuza ko dukora Byanditswe Ngo ukuri kuvugwe. Muvandimwe rero, nizeye ko Uwiteka azadushoboza kandi azatwambika imbaraga. Nibo ndagira ngo mbanze nkwibutse, ku munsi w'ejo naberetse amateka ya Nimurodi, mbere ku buryo yabyaranye na nyina witwaga Semiramisi, baza kubana nyine nk'umugabo n'umugore. Ariko Nimurodi aza gupfa, apfuye umugore we witwa Semiramisi ari we nyina ahita avuga yuko we yari Imana, aribyo twitaga Bali, ikigirwamana cy'izuba. Hanyuma nza kubereka uburyo byagiye bikurikirana. Hanyuma Seramisi we yiyise ukwezi, hanyuma baza kubyara umwana, ndetse ngo yahakanaga yuko yasamye, ahubwo ngo ari mwuka w'Imana yamugendereye, abyara Tamuzi. Ubwo birumvikana babisanisha nk'uko Yesu yavutse. Hanyuma muribuka neza yuko naberetse uburyo n'ubundi mu gice
mu gice cya 10 uburyo uriya mugabo yayoboraga, n'ubundi hari Ishinari ariho yayoboraga, kandi muribuka neza yuko abantu b'Ishinari ariho hubatswe umunara w'i Babeli, hanyuma bakajya umugambi wo guhakana iby'Imana yavuze. Ndizera neza yuko muri kubyibuka. Hanyuma naje no kubabwira amateka makeya, ariko uko Imana izadushoboza tuzagenda tubyiga. Naberetse uburyo Bibiliya hongewemo ibitabo bita apokrifa. Ibyo ntabwo ndi bubigarukeho cyane, ariko naberetse uburyo babyongeyemo, ariko umugambi wabyo byari ukugira ngo basenye cyangwa baha agaciro gake Bibiliya. Ni nayo mpamvu muri iki gihe ubona haba muri Afurika ndetse no mu Burayi ibintu bikidukurikirana, kubera yuko abantu batajya basoma. Niyo mpamvu rero muvandimwe, nje nawe tugiye kugendana kandi Uwiteka azadushoboza. Kandi naberetse nabahaye urugero igitabo cy'Abamakabe cyabiri cya mbere ndetse n'icya kabiri, uburyo ariho havuye inyigisho ya purigatori. Ibyo ngibyo ni padiri yari Dr. Alberto Rivera, niwe wabyanditse kandi yari umujezuwite. Icyo gitabo rero nababwiye yuko cyitwa ibyaha nkoraruguma bya Vatikani. Uzagishaka azakibona, azabisoma kandi azarushaho gusobanukirwa n'ibirenze ibyo navuga. Reka rero mbanze mbabwire, ese ukuri kuvugwe? Byanditswe ngo ukuri kuvugwe. Ndagira ngo mbabwire ngo mu mateka yabayeho cyangwa mu bantu bose babaye muri Bibiliya tuzagenda tubona, bagendaga bafite ikintu nakita ngo byanditswe ngo, bakagenda bafite ibyanditswe byera muri bo. Urugero, reba Yosefu ari muri Egiputa yavuze ngo siyahangara, kandi ibyo ngibyo rwose tuzabibona. Muribuka neza Daniel nawe nuko banze gupfukamira ibigirwamana by'i Babuloni kubera itegeko ry'Imana. Ubwo urumva bagenderaga kuri byanditswe ngo. Ikindi nababwira, na Yesu ubwo ari hano ku isi, muribuka ari mu butayu, muzabisome muri Matayo igice cya 4, yagiye kugeragezwa mu butayu, ariko akoresha ijambo byanditswe ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Bivuze ngo rero ibyanditswe bigomba kugira imbaraga muri twebwe. None se ko nabahaye insanganyamatsiko ivuga ngo byanditswe ngo ukuri kuvugwe, muvandimwe, ndimo ndagira ngo tujye muri Yohana igice cya 17 umurongo wa 17. Yesu yavuze amagambo akomeye, aravuga ngo uberesha ukuri, ijambo ryawe niryo kuri. Uberesha ukuri, ijambo ryawe niryo kuri. Bivuze ngo ubwo tugomba kwezwa n'ukuri, kandi uko kuri nta kundi ni ijambo ry'Imana. Muribuka neza ko twabonye ko ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana. Icya mbere, bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumuhugura no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite ibimukwiriye byose. Bivuze ngo ibyanditswe byera ni urugero rwiza rwo kuba tubasha kuvugana n'Imana. Bivuze ngo rero niba utandiga ibyanditswe byera, bivuze ngo ntabwo ushobora kuba umuntu ugendera mu cyo Imana igusaba. Uyu mwanya rero ndakurarika kugira ngo usubire mu byanditswe byera, kugira ngo byanditswe ngo ukuri kuvugwe, uzabashe kugira ibyo uvuga. Hanyuma hari ikindi umunyezaburi yabivuzeho, uwo ni Dawidi yabivuzeho neza cyane. Tujye muri Zaburi ya 19, Zaburi ya 19 umurongo Zaburi ya 19 umurongo w'142. Hari amagambo avuga ngo, umurongo w'142, gukiranuka kwawe ni ugukiranuka kw'iteka ryose, amategeko yawe ni ukuri. Bivuze ngo rero ba bandi basobanura ko ukuri ari ikinyoma gihuriyeho n'abantu benshi bose, none amategeko y'Imana y'ubwayo yiyandikiye ku bisate by'amabuye, none ubwo ni ikinyoma? Oya rwose. Rero muvandimwe, amategeko y'Imana ni ukuri, ndetse n'ijambo ry'Imana naryo ubwaryo ni ukuri. Kandi narakubwiye ngo nubwo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi byera rwose, ndagusaba nkwinginga kugira ngo ubashe kumenya ngo ni ibiki byanditswe n'Imana, ni ibiki byanditswe n'abantu, kugira ngo ubashe kubitandukanya. Naguhaye urugero ku munsi w'ejo, ibitabo bya apokrifa byongewe muri Bibiliya bikaba ibitabo 73, kandi ari ibitabo 66. Hanyuma ndimo ndagira ngo nse nkusubira inyuma mu mateka, nanone nkwereke umugabo bita Martin Luther. Ubwo bari kumujyana iwomuzi ngo ajye kuburana, yavuze amagambo akomeye agaragaza ugukomera kw'ijambo ry'Imana. Yaravuze ngo
nibakongeza umuriro ukaka kuva i Watenberg ukageza i Worms, ibirimi byawo bikagera no ku ijuru, nzawunyuramo mu izina rya Yesu Umukiza nkomeza kumwamamaza. Uyu ni Martin Luther igihe yari amaze gucengerwa n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Muzasome mu gitabo cy'intambara ikomeye, aho ngaho nari maze gusoma, ni kuri paje 120. Rero nimugisoma muzabona neza yuko yize igitabo cy'Abaroma, akabona neza yuko umuntu abeshwaho no kwizera. Niyo mpamvu nanjye muri aka kanya ngusabye ngo wige kandi ubeshweho n'ijambo ry'Imana. No muri iki gihe bitoroshye, insengero bazifunze, zimwe zifunze, ariko nta muntu ufite uburenganzira bwo gufunga umutima wawe. Fata Bibiliya, fata ibyanditswe byera, nubwo waba utayifite, ndagerageza nkanyuzaho ijambo ry'Imana hano, Uwiteka ajya gushoboza kugira ngo ubashe kubyumva kandi urusheho kubisobanukirwa. Nyemerera uyu munsi tujye mu mateka y'umuntu bita uwo bita Shemu. Shemu twabonye ku munsi w'ejo yuko ari we wishe Nimurodi kandi amuziza ku bw'ibyo bigirwamana. Uyu munsi rero nyemera tujye mu Itangiriro igice cya 10 ku murongo wa 21 tugere ku murongo wa 32. Ahangaha turahabona ko Shemu yabyaye abana 5. Uwa mbere yari Elamu, uwa kabiri Ashuri, uwa gatatu Arupakisadi, uwa kane Rudi, uwa gatanu Ramu. Elamu, Ashuri, Arupakisadi, Rudi ndetse na Aramu. Abo nibo bana Shemu yabyaye. Abo bana rero nabo baje kubyara. Arupakisadi yabyaye Shera. Hanyuma Aramu, uwo bita Aramu abyara Usi, Huri, Geteri ndetse na Mashi. Abo nibo bana bagendaga babyara nabo nk'uko babyawe. Hanyuma Shera yabyaye Eberi. Eberi nawe yaje kubyara Peregi, arangije amwita izina bigendanye n'uko muri icyo gihe aribwo isi yari itangiye kugabanywamo, abyara n'uwo bita Yokitani. Abo nibo bana babyawe na Eberi. Yokitani rero yabyaye abana benshi, harimo uwo bita Arumodadi, abyara uwo bita Sherefu, abyara uwo bita Hasurumaveti, abyara uwo bita Yera, abyara uwo bita Hadoramu, abyara uwo bita Ozari, abyara uwo bita Dikira, abyara uwo bita Obaru, abyara uwo bita Abimayeri, abyara uwo bita Sheba, abyara uwo bita Ofiri, abyara uwo bita Hovira ndetse na Yobabu. Abo nibo bana babyawe na Yokitani. Ariko ndimo ndifuza yuko tujya mu Itangiriro mu gice cya 11, aho turi bugende tureba uburyo noneho Shemu ni bya bindi nababwiye ngo Bibiliya igihe yanditse mu buryo bw'ubuhanga igenda ikurikirana igitsiko cyangwa agatsina k'abantu bagiye bubaha Imana. Rero mu gice cya 11 mu Itangiriro bavuze uburyo abana bagiye bakurikirana. Turagenda tugere kuri Nahori, hanyuma ku munsi uzakurikiraho nzababwira uburyo Aburahamu yabyawe ndetse n'ababyeyi be. Rero aho ngaho mu Itangiriro igice cya 11 bivuze ngo aho ngaho muri Itangiriro igice cya 10 kugera ku murongo wa 21 kugera 32, aho ngaho turahashoje. Rero tugiye noneho mu Itangiriro igice cya 10 turahera ku murongo wa 10 tugere ku murongo wa 25. Ku bafite Bibiliya cyangwa kubasha kumva nta kibazo, nabwo turagendana. Itangiriro igice cya 11 ku murongo waho wa 10 tugere ku murongo wa 25. Hari umutwe w'amagambo uvuga ngo urubyaro rwa Shemu. Uru ni rwo rubyaro rwa Shemu. Muribuka yuko nakubwiye ko Shemu yabyaye abana 5, uwo bita Elamu, Ashuri, Arupakisadi, Rudi, Aramu. Ariko ahangaha bagiye guhera kuri Arupakisadi, tugende tureba tugere no kuri Eberi. Reka nihute, Imana idufashe. Uru ni rwo rubyaro rwa Shemu. Shemu yamaze imyaka 100 avutse, abyara Arupakisadi mu mwaka wa 2 wa nyuma
umwaka wa kabiri wa mwuzure ushize. Bivuze ngo umwaka ushize uyu nguyu Shemu yari amaze imyaka 100 avutse, hanyuma ayibyaramo uyu mwana bita Arupakisadi. Amaze kubyara Arupakisadi, Shemu arongera amara imyaka 500 ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Arupakisadi yamaze imyaka 55 avutse, abyara Shera. Amaze kubyara Shera, Arupakisadi arongera amara imyaka 403 ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Shera yamaze imyaka 50 avutse, abyara Eberi. Amaze kubyara Eberi, Shera arongera amara imyaka 403 ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Eberi yamaze imyaka 54 avutse, abyara Peregi. Amaze kubyara Peregi, Eberi arongera amara imyaka 450 ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Peregi yamaze imyaka 30 avutse, abyara Rewu. Amaze kubyara Rewu, Peregi arongera amara imyaka 209 ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Rewu yamaze imyaka 32 avutse, abyara Serugi. Amaze kubyara Serugi, Rewu arongera amara imyaka 207 ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Serugi amaze imyaka 30 avutse, abyara Nahori. Amaze kubyara Nahori, Serugi arongera amara imyaka 200 ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Nahori yamaze imyaka 29 avutse, abyara Tera. Amaze kubyara Tera, Nahori arongera amara imyaka 119 ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Muvandimwe, murumva ko aya ni amateka menshi kandi maremare. Ahangaha rero noneho tugiye kwinjira mu mateka, uburyo Abisirayeli bavutse, uburyo bagiye Kanani, uburyo Aburahamu ari we yagiye. Muri video zizakurikira tuzagendana. Rero Uwiteka azakomeze kubana nawe kandi azaguhita imbaraga, azaguha urukundo rwo gukunda ijambo ry'Imana. Kandi mu gihe tuzaba turi kwiga no mateka, impamvu aya mazina nayagarutseho nuko tuzayagarukaho cyane cyangwa tuzayavugaho, maze tukarushaho gusobanukirwa mu gihe tuzaba twarayavuzeho. Reka Uwiteka azakomeze kubana natwe. Murumva neza yuko tugeze kuri Tera, kandi Tera ni se wa Aburahamu. Reka rero Uwiteka azadushoboze kandi azaduhita imbaraga. Nibyo nagusabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Dusenga Imana. Mana yacu, Data wa twese, tugushimiye ko udukunda kandi utwitaho. Izina ryawe rishimwe. Tumaze kumva ijambo ryawe, nyamara hari ukuntu abantu bagaragaza ukuri kwawe, ariko umaze kutwereka yuko ijambo ryawe ari ryo kuri kandi dukwiye kurigenderamo. Turagusabye tukwinginga kugira ngo uduhe kugendana nawe kandi uduhe kuvuga ukuri nk'uko kuri muri wowe. Mbisabye nizeye mu izina rya Yesu, amen.